chicken kandi abaye amagambo chicken yavuze wayumvishe kandi yavuga avuye mu Rwanda yego narayumvishe. hanyuma nyuma yo kuyumva comment yawe niye mwakoze iki cyangwa murateganya gukora iki? Chicken na twabirekeye leta gute? leta nibona koko biri seriye bifite ikintu biri guhungabanya u Rwanda ntekereza ko leta izabyinjiramo ikareba ikintu yakora cyangwa ariko twebwe nkatwe icyo twakoze ni ukubyama ko twakoze amalive menshi tubyamaganara. Wakoze live hehe? Hari umugande witwa Kabata yego yaradutumiye n'abandi banyamakuru ba YouTubers bo mu Rwanda nyine hariya tujyayo ebana bose bari gushyigikira u Rwanda bavuga bati ntabwo byemewe ntibazongere chicken asaba n'imbabazi arapfukama ewana ntabwo zirambabazi twebwe rero tuzemera. wumva ikigande ndabizi cyane sibyo? yego ese ko ufite akanya waza ugakorotinga zino ntare amafaranga ukaza kuyabonera rimwe wanyuzeho gatoya ko ndeba abakobwa bawe bahari fata nk'iminota 5 hanyura uzi cyari kibaye ubu tuvugana ari igitaramo cy'umu-influencer turi gutegura. uwo mu-influencer ninde? umukobwa mana afite ibigwi mu Rwanda. ni uwitwa nde? Anita Pendo. shaka kumukorera igitaramo cyo cya legacy yiwe nyine imyaka amaze muri industry tukamwizihiza amaze imyaka 18. so harimo ibintu byinshi abana sinema kubyara gukina filime kuba umunyamakuru mbese ni story narrating ya show yiwe abahanzi bazamushyigikira tugasohora flyer namara gushyira hanze flyer noneho tukabona kwegera abahanzi abashaka gusapotinga Pendo bose bakigaragaza. ari uzamuririmbira ku buntu ari uzakora iki utuntu nk'utwo. yego turi gushaka tugiye guhura turebe ko twambonera nk'abaterankunga tubiha umurongo nyine ngenderwaho. iyo minota ngwino ubibwirira abantu hano banakimenye ngwino ufate n'akanya zo kubivugaho ufata iminota 5 nyura hangaha ibintu ukumbwira bivugira hariya ngaho bayi inama yatangiye. inama yatangiye nimugoroba twaje kuvuga ndabona na Pena ari kumamagarira abo natinze inama yari 5:00. sawa ariko icyo nagusaba nimba ukenera nkenera amaboko yawe ndaza kuza live na Pendo udufashe turebe ikintu twavuga kuri Pendo. ntaribi ahubwo Tom Close niyo tugomba kugarukaho. ese kuko Tom Close azi kuririmba cyangwa ntabwo ngiye mu bantu reka nkubwire ikintu kimwe tujye twumvikana sibyo? Tom Close biriya bintu nk'uyu munyamakuru keretse ndamutse uyu munyamakuru keretse asanze fata ku mavuti yari aka nakamenyero Tom Close urimo kunyumva Anko sana kamenyero gute nagasuzuguro ni nakamenyero izimbwa senze baba batarava kuyo baneye bakaza kwizira nka Tom Close nababwiye iki kintu kimwe kandi mugomba kumenya umva nariyo twumvikana ikintu kimwe ya Tom Close hari ikindi kintu yigeze amunenga ni nagasuzuguro kuveye ku muntu nka Tom umva nkubwira ikintu kimwe muri mu buzima tugira ibintu bibiri bikurikira sibyo? tugira nawe kandi buri munsi ndabikubwira impano tugira umuntu ushoboye kandi ashobotse tukagira umuntu ushobotse adashoboye turi kumwe. so nuvuga ngo kugira ngo ubone umuntu ushoboye kandi ashobotse ni amahirwe hakabaho umuntu ushobotse adashoboye hakaba n'umuntu ushoboye adashobotse ibintu nabikubwiye ni vice versa nabikubwiye ku munsi wa mbere. Tom Close ni umwe mu bahanzi dufite b'intangarugero bashobotse turi kumwe. ibyo naho bihuriye n'impano rero manza birahuye ndakubwira impamvu asobanutse kubogama ntabwo ndi kubogama. Tom Close ni umwe mu bahanzi uretse gato ni umwe mu bahanzi urimo kunyumva ni umwe mu bahanzi bahagurutse bakaririmba turi kumwe bagahanga ariko bagatanga n'ubutumwa bushobora gutangwa kuri generation irenze imwe yuko umuntu ashobora kugira gute nubwo yakwisanga muri industry atakuba kumba umuhanzi wo kubyina imiziki ufite indangagaciro wambara amakabutura agera mu kibuno ahubwo akaba umuntu ufata iyo ubwo buhanzi bwe bwaba bwemerwa cyangwa yabashoboye cyangwa yabadashoboye abikamufasha bikamusunika izina rye rikagenda rikamugira ikindi kigitangaza. Tom Close arashobotse
ibyo turabyemera, discipline n'akazi n'ibintu byose akora, ariko se imiririmbire ye koko nibyo kwerijyanye na generation y'iki gihe. What do you mean? What do you mean? Umwana yavuze rega imiririmbire ye vocale ziwe na lyrics ziwe. Okay, rero hari ikintu mutumva, reka tugende gatoya, sibyo? Habaho melody na lyrics, siko bimeze? Urakoze. Muri lyrics ntabwo uretse gato, ndakubwira ikintu kimwe. Lyrics niyo vocal urimo kuvuga, whatever n'ibyo ngibyo uri kuvuga ni ibintu bitandukanye. Hari indirimbo zitanga ubutumwa. Genda ujye kureba ntuza Davido aririmba iki? David yes. So ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ugomba kureba mu ndirimbo z'uyu mugabo yatanze ubutumwa. Ese yinspire abantu. Ese hari ibyo byose urabireba. Ntabwo abantu bose bazaririmba bazagorora ijwi nka Marina. Turi kumwe? Ntabwo abantu bose bazagira ijwi rigororotse nk'irya The Ben. Turi kumwe? Ariko tugiye kureba tukareba The Ben nk'umuntu ushoboye. Turi kumwe? Arashoboye ariko ntabwo ashobotse. So buri muntu wese abafite turabalansinga. Uyu ni umugabo witwaye neza muri iyo industry, muri uyu muziki, abikitegererezo cyiza ku buryo agomba guhabwa respect. Yabaye umugabo w'icyitegererezo mu muziki nyarwanda, aba umugabo ushobora gutanga ubutumwa. Akavuga ati ushobora kuba umuhanzi kandi muri ubwo buhanzi bwawe ukabubyaza umusaruro, izina ryawe rikagukomeza. Tom Close arashoboye. Tureke ibyo ngibyo none imiririmbire. Ibyo ntaho bihuye n'imiririmbire wanyu. Tugaruke ku miririmbire rero. Uramutipe yavuga ati uyu mwishe ukuntu aririmba, ukumva ukuntu aririmba n'ukuntu aba agenda mu ndirimbo. Nyine wanjye ngo rwose arimo araganira pe. Ngo arimo araganira. Ati ni poetry, ni story ya nareta ni igiki. Aha, aho ngaho rero, sibyo? Uyu munyamakuru agomba kwamburwa ububasha akanirukana. Reka mbaze Nario gatoya. Nari kwamburwa ububasha. Uyu ngirwa munyamakuru urimo kunyumva, baza bagafata amazina y'abantu bakayanyaraho. Ariko Godfather wabonye comment z'abantu k'abantu batari shyashya, abantu ko bayibonye bakavuga ngo rwose mu by'ukuri Tom nta kirimo pe. Kuvuga kuri Chicken turi kuvuga ku muntu warabitse igihugu, wabuze umwanya wo kumuvugaho, umaze iminota 7 yindi yongereyeho uri kuvuga kuri Tom Close. Mwaravuga mukunda amatiku. Ibyo yakora byose u Rwanda ruzatera imbere, ariko Tom Close isaga ikomeye mu gihugu wacu. Nisaga ikomeye mu gihugu wanyu. Nari wowe imyaka umaze mu itangazamakuru, uri umunyamakuru mwiza ku ruhe rwego, ku buryo umuntu uyu munsi wakwicara ukamubaze. Aho ngaho imyaka umaze mu itangazamakuru, uri umunyamakuru wa kangahe mu banyamakuru beza? Harya album ya Tom Close ryari? Igihe tuzabiratangariza tubimenye. Turamutekerereza. Ntabwo Tom Close nta bikorwa afite agiye gusohora vuba ngahara. Nyine ibikorwa nabisohore, twe turi ku miririmbire abantu uri kwitira. Ndiyo hirya ugura ushaka gupromotinga Tom Close ndatekereza. Muri Tom Close inshuti yanjye bro. Buretse gato. Mugenzi wanjye rwose. Tom Close agiye gusohora filime. Tom Close ntagiye gusohora filime. Agiye no gusohora filime noneho. Ngaho mwigire hirya cyane ndumva icyo mushaka. Bye. Pumba afite aramirwa ishobora kuzanga igafata ibihangano bya ntuza ngo by'umuntu uririmbye imyaka ingana gutya. Umuntu ntabwo nza kukwemerera ariko kandi ndakumanura. Ntabwo ndi bukumanura ngo nakuboroka. Ntabwo nongera. Uvugiramo. Take your time ndavuga umwanya uvuge. Wimvugiramo. Ariko nuni nagwa n'umwanya ukavuga, ntabwo ndi buze kukwemerera ko ushobora gufata umuntu nka Tom Close ngo nawe ushake kwerekana ko ibyo umuhanzi yavuze ngo yavuze ukuri. Listen to me. Nta kuri na guto ko kubona umuntu ushaka kugira ngo agaragare, urimo kunyumva, ashobora kuza agafata izina Tom Close akaza no twa turi kubaka iki. Uje muri industry, uje gusenya ibyo usanze, uje gufata amazina yavunnye abantu kuyubaka, warangiza ukazanga ko yanetraliza kugira ngo umenyekane. Taramera ubwanwa. No twa turi kuganaye. Ntabwo ari byo. Tom Close yashize itafari kuri uyu muziki, ubyangu byemere. Urukumva niba mwebwe mutaranyuzwe n'imiririmbire ye, hari abo yanyuze kandi yashimishije. Urimo kunyumva? So ibyo ngibyo ku bantu batabizi, urukumva,
ni gute ushobora kuvuga aba legend bo muri iyi mpinduramatwara y'umuziki tuvuye muri za karahanyuze none ko mwibasiye umunyamakuru nani shita fuck bamaze kumva se turi kwibasira ko yakoze ubugorya rega ntabwo yatanze ntega amatwi sande turi kumwe no yavuze ibyo atekereza yatekereje ubugorya agomba kugumana mu mutwe we ujye mubwita ubugoryi se wowe utari kubona ko ari ubugoryi ubwo ngubwo uri gukora ari ibintu bizima no ni umunyamakuru genda gake uri kunyumva genda gake ntabwo kukwihanganira ntabwo nza kubyemera nta kibazo ariko ndakumva umunyamakuru yatanze igitekerezo cye kankumanure kuko ndumva ari bikeneye nta nubwo ndanga kugira ngo dutange ntabwo kiri ari igitekerezo kuriya ni ukubahuka urimo kunyumva ni ukubahuka yakoze ubugoryi ibyo ntakoze ntabwo ikibazo cyanyu mwumva ko umuntu iyo wadanje mu manura abantu bose musa kugira ngo umanutse niko jado twaje uyu mutipe ntubuzi ko aya masaha biba bitameze neza ikintu Galfa nicyo uramujene avuze man uyu mutipe ni indwanyi kandi yarwaniye umuziki nyarwanda kugerana n'uyu munsi uza abantu bagiye baza nyuma kandi b'abahanga kuri Tom Close bya bindi bavugaga byo kuba umuntu ashoboye ariko adashobotse kubera ko batari bashobotse bagivaga babivuyemo completely kubera iki kubera ko nyine nicyo cyakinde hari abantu rero abanyarwanda ntibazi gutandukana ngo ese impano no kuba umuntu ashoboye kandi azi guhanganira ikintu akunda iyi nkonkobotsi n'incyanutsi ubundi ko kaba mu bintu by'imipira kaje mu kwibasira abahanzi b'abanyarwanda baza kubahuka ate yabigezemo ate ubundi ko ari nkayo yose ahubwo se mw'iyo myaka ya Tom Close akora twe twemera ibikorwa bye kandi by'indashyikirwa uwo mwana yanganaga ate wowe uko wamurebye uko umuzi usiye kwenda no kumumenya ntabwo ari ibyo so ikintu ari wari uri aho umuzi Tom yarakoze Tom uretse no kuvuga ngo gukora iby'umuziki tujye tunareba ngo umuntu muri sosiyete yindi n'abana bazamuka uyu munsi bamwigira reka dufatire ku muziki gusa umuntu wagera iwe reka dufatire ku muziki gusa turebe kora turebe indirimbo yasohoye incomes nazo incomes umuziki unutanga incomes kandi incomes zirahari uyu mutipe yabonye man zirahari nose ari buzibone ntacyo yakoze so urukumva rero kubona ibi bipeti biza bikaveyuka abantu bakoze amazina bro bihirinze turi kumwe uyu mutipe yatwaye Primus Guma ibi ngibi urukumva ikintu kiriho urukunyumva ibi ngibi bigendera burarega habayeho urugomo urukunyumva habayeho urugomo buriya Tom Close ibintu by'utukundi twazaga tukanetereza abantu tugaharasinga abantu arimo n'abantu bamwe ntashaka ijambo hanganzi barimo uzi ko aba bantu n'abanyarugomo bakoraga urugomo kuva mbere maybe wowe urabizi kiragiye wari mukuru wari macuwa uzi ko bageze naho bakora urugomo bakavuga ko Tom Close ngo igihembo ntabwo agikwiye urugomo rwahozeho ariko they have to man tugira abantu b'abanyarugomo so ibi bipeti rero bishobora kugenda bikagenda muri zo conspiracy bakaza bakumva ubwo bugoryi n'ubusa nk'ibyo ngibyo oya ntabwo ariko bimeze urukunyumva uzi ko izi ntambara muyoboke naza niwe uri bukubwire uzi intambara zajyaga zirwana kuri Tom Close zo muri odi abantu bajya guca insinga z'umuriro n'ubundi ni nk'ibyo ngibi umuntu akidumbutsa akaza kubera ko ari runaka akabona gushayininga k'umuntu cyangwa se kuba successful k'umuntu akumva biramuriye mana we bya bindi icyo udashoboye unyumve neza hari abantu tubayeho icyo udashoboye Godfather ashoboye ukumva ko utakimwubahira cyangwa se utabyemera ko ugisenye Godfather nimba ashoboye kuza akayobora pano kuri Twitter akagira nimba utabishoboye genda kwa Godfather ubimwemerere kuko akora ibyo udashoboye ariko wowe ukajya aho ngaho ugahenanuka ugacurama ukanywa ibyondo ukanywa ibiki ngo Godfather ngo niki ni ibi ngibi by'aba bana bose umuntu dufite abantu babyuka aho amaso yagarukira akaba azi ko ariho isi igarukira sinzi nimba uri kunyumva neza wowe ukabyuka mu gitondo komeza nyine nibyo mubwira umuntu akabyuka muri iki gitondo wafungura amaso
aho areba mu cyumba cyawe ukagira ngo niho isi igarukira. Kandi bro, ubuse duhere icyo gihe cya 2005 tuvuge amateka y'uyu mutipe, twaza kugera nimugoroba n'abandi bakaza bagafatiraho. Yarakoze ku giti cyanjye, nge ndabizi si umuntu wenda si ukuvuga ngo nibyo nareberaga kure, ni ibintu nabagamo, wenda ababizi barabizi, ndetse ari no mu bantu babaye hafi. Ndaje nkohereza amafoto yanjye nawe ya 2005 urebe, ngene nkwereka nkubwire n'ama location atandukanye, kandi yabaga ajyanywe cyangwa se arwana no kugira ngo umuziki manu uyu munsi yakoze izina afite. Uyu mutipe yararikoreye atukwa agira gute n'ibi byose. Wenda nakubwiza ukuri ntacyo twe turi kumurwanirira, ariko ntacyo agiye kureba iki cyana nka Robin, ntago Tom Close yaza no kuvuga ngo avuge ngo wenda ngo Robin reka mu oya. We arabizi, azi imvune yahuye nazo, azi n'icyo yakoze, aranakibona bro. Ari mu bantu uyu munsi bake mu bahanzi cyangwa se mu bantu bakoze umuziki, haba kiriya gihe cye cyangwa na nyuma, ashobora kwicara akavuga ngo mpereye kuri award nagiye mbona muri Salax yantuza yabagaho muri Salus Relax, ba Mike bakiza mu bintu bateguraga, ugenda ureba amantuza yose ama event yagiye abaho, ama award yagiye atwara. Award se niki wayigura uyu munsi nka Jado ngo wenda ngo mvuge ngo nakorera ngahe ngo nze ngo nyigure kubera karirimbo kamwe nakora cyangwa tubiri? Abantu babaga bajajinze bro kw'icyo gihe, cyangwa se igihe yagiye akora kugeza icyo gihe bari kumukompara n'aba bana. Tom Close yarakoze bihagije. Wow, urahari Godfather? Ndahari. bite byawe? Ni fresh Godfather. Ukwakire nk'iki nk'umunyamakuru cyangwa ndakwakirane? Njyewe nyakira nk'umuntu ugiye kuvuga kuri Saga gusa. Nyine ndi twibwire, none se ndakwakira nk'umuntu ugiye kuvuga kuri Saga. Ndi umunyamakuru wa sport nanjye. Ndagirane wiki? Ndi umunyamakuru wa sport ariko na entertainment icyarimwe. Reka tujye imbere. Ukorera he? Nkorera muri RBA branches. Ikintu ngiye kuvuga kuri Ngabo Robin, ubwo ngiye gusapotinga Sunday. 1, nge nemera yuko yari afite uburenganzira bwo kuvuga biriya, kuko we ku giti cyiwe niba ari umunyamakuru wa sport ariko yumva n'umuziki. Abantu banakurikiye ikiganiro neza, yavuze yuko yamukurikiraga ahubwo yabaye overrated kuko indirimbo ze zakinwaga zonyine zigatuma abantu bamukunda, ariko ubuhanga bwo budahambaye. Godfather, kuri njyewe 1 rimwe kabiri gatatu mwifashe mugafata The Ben mugashaka kumukritika nawe ubwe muvuga ngo naga ari umuhanzi wa hatari. Means that ino music dukora igira abakonsumateri. Kubura umunyamakuru wa sport ntabwo uvuga 28 kuri 28 uri muri sport, yushoje ujya kumva umuziki. Nise nimva wumva umuhanzi nta bintu bya danja guhereza, ariko ukabona niyo wabaye inyenyeri. Kuki utavuga ngo no muntu overrated? None iki mugira inyenyeri? Ikintu nari mvuze, ndashaka gutanga urugero kugira ngo uhite ukomeza. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umunyamakuru mu bambere beza bakomeye tugira twese twubaha nko muri legend yitwa David Bayingana. David Bayingana nta kaboko afite muri muzika, ku buryo kuba ari umunyamakuru wa sport byakurimita kwinjira muri muzika ugacengera. You can continue. Aho ngaho ndaza urakoze cyane. Kungaruke kuri iki kintu ugomba kumva, niyo yaba wuzi kurusha n'abantu bakora muri showbiz cyangwa baba muri ibyo myidagaduro, iyo muziki babirimo. Tugende gato yumve neza cyane. Aha ngaha ni ukuvuga ngo yabaye unprofessional. Uyu nguyu ntabwo akiri umunyamakuru. Turi kumwe? Kuko nta munyamakuru uvuga amarangamutima ye, ntabwo bibaho. Ni umutangazamakuru, atangaza amakuru. Umuntu ugiye kuvuga amakuru ntabwo avuga amarangamutima ye, avuga ibiriho, agatangaza inkuru yamanje gukorera balance. Godfather, nusoza uraza kunyemerera. Wait a second, let me finish. Wambajije ndaguha umwanya. Maze nanabedike reka biranagoye cyane. Dufite itangazamakuru twigisha kandi baragiye kuri kwishuri ku gitangazamakuru.
nta muntu wize itangazamakuru ukoresha amarangamutima ye cyangwa usohora amarangamutima ye mu gutangariza amakuru aba agomba kugezaho amakuru. Nibwo dufata abaturarwanda ukajya kubafidinga amarangamutima yawe se. None se kankubaza ikintu kimwe, buri muntu wese ushobora kugira access kuri mikoro sibyo? Yego. Agenda feeding amakuru. Ese kankubaza, ni ukuvuga ngo niba umuntu ari umufana wa Rayon Sport, sinzi uri kunyumva? Ndi kukumva. Agende kuko afana Rayon Sport sibyo? Yego. Aje gusesengura hanyuma acurikireho ikibuga bakeba babo kubera yifana ari umunyamakuru. Nta munyamakuru w'umufana, ntabwo bibaho. Abo umufana agakoresha amarangamutima ye, iyo agiye kwambara ikutera agiye muri studio, ibyo ngibyo abishyira iruhande. Sinzi turi kubyumvikana. Yego turi kubyumvikana cyane. Ntabwo radio ari uretse gato, radio n'imiziki ari kuvugaho ntabwo ari iyase, niyo yaba ari iyase abagiye gutangariza ayo makuru ntabwo ari abantu be. Godfather nyiraho mfite ndasaba ijambo. Ndakumyutinga ihangane gato, ndari guha. Ndashaka kugira ngo nkore statement nubwo ndibuze gutindaho gato wihangane. Ndaguha ijambo uravuga. Ndi kugusubiza nabwo uyu mwanya uravuga, reka ngusubize. Manze nguha umurongo noneho uze kubyumva. Ivan, ni ukuvuga ngo iyo uri umunyamakuru, wavuze ngo urano umunyamakuru w'imyidagaduro, ngo ariko ngo nawe ngo afite feelings n'amarangamutima ye. Ngo akurikira umuziki, ngo ashobora kuvuga ngo ntabwo ukora amasaha 28 ngo yamenye iby'imyidagaduro, iby'umuziki. Kuba kugeza aya masaha, umuntu ukunda imiririmbire ya Marina si ukundi ya Knowless. Ukunda Priscilla, ntabwo twese umuziki ni nk'ibyo kurya. Ntabwo tugira guzimwe. Niyo mpamvu hari injyana zirenze imwe. Tubyumvikane neza cyane. Hari abakunda reggae, hari abakunda afrobeat, hari abakunda pop, hari abakunda karahanyuze zingizi za Kinyarwanda, hari abakunda rumba, urajya gusanga hari kategori nyinshi z'umuziki. Njewe urugero rwanjye afrobeat uko yabimeze kose ntabwo niryohera mu matwi. Ngiye nkunda pop. Urukunyumva? Hari abandi bakunda injyana zitandukanye, hari abakunda amapiano n'ibindi. Tugerageze tubyumvikane rero. So kuza rero ugavuga ngo kuko ukunda rumba udakunda injyana Tom Close aririmbamo n'uburyo bakunda ijwi rye, hari abantu biyambuye, abantu bagenda muri stade Tom Close ari kuririmba, abana bakikubita hasi bakavuga igihumura bitewe n'ukuntu bakunda ijwi rye n'imiririmbire ye. Ugerageze kunyumva. Hanyuma wowe ukagenda ugafata radio indangurura amajwi, ukagendera ku marangamutima yawe, ukanetraliza umuntu ukoresheje radio. Ubundi nyiri radio akaba yamaze kwirukana ura munyamakuru. Turi kumwe kuko yakoresheje amarangamutima ye nk'umunyamakuru. So nkavuga ngo kuzana nta balancing, ngo azane balance nk'umusesenguzi uri gusesengura iyo industry n'imiziki, ngo ashyiremo balance we akaza aterura kuri hasi. Ngiye kuba yamwirukanye. Mute your mic. Kandi wanditse uvuga utamwongeye kumvugiramo, none uri kubikora. So twumvikane rero, uyu munyamakuru wafashe radio akorera akayikoresha akoresheje amarangamutima ye, yakoze ikosa. Tubyumvikanaho neza cyane. aho ngaho ntabwo yakoresheje radio Godfather. Yarari kwa Tycoon, yabibajijwe ari kwa Tycoon Ndahiro ari ku foto ye. Ni radio. Gerageza ibyo mbize radio, se radio ni iki? Iyo tuvuze radio ni iki? Isakaza amajwi cyangwa isakaza whatever. Hari radio ruta YouTube cyangwa se muri iki gihe. Radio se yumvwa n'abantu bangana gute kwira ari radio irenze na BBC, ko YouTube isigaye ari radio irenze na BBC. Ko yumvwa n'isi yose, ko umuntu ayumva ari mu Bushinwa, akayumva ari mu Buhinde, akayumva ari mu Ngororero. Ko yumvwa ku isi hose. Hari radio irenze iyo. Urukumva? Kandi ururwana narwo rwa Tycoon, urimo kunyumva, urunguru nabwo rero rigiye kujya rutanga ibiganiro, rukaploding ibintu kubera views, ariko ntirwubahe abantu bakaza. Nabonye iki kintu kiza kigiye ku Ariko ni Tycoon ni umunyamakuru abanyarwanda bafite mwiza. Nga Mike yawe. Kandi ngo the last warning ni izina ry'Imana, ntabwo ndi bukumana wenda kuboroka. So twumvikane rero, ibyo uri kwivugisha gutyo ngo ntabwo ngo nta uriya n'umunyamakuru uzwi nk'umunyamakuru abantu babona muri iyo shusho y'ubunyamakuru. Wa mugabo rero warubajije, uriya munyamakuru, iriya ngirwa munyamakuru ishobora kugenda mu gusesengura
kuko niba uri umunyamakuru mugenzi wawe nka Tayikuni akagufata akagutega umutego ukavuga amahomvu nkariya, aho ngaho harimo ubugoryi no kuba utazi ubunyamwuga bwawe. Soza rero, nta muntu w'umunyamakuru uzi itangazamakuru ufite abantu bamukurikira, nubwo uriya nkibona akimeze nk'imbeba ataragira audience nini imukurikira. Uyu munyamakuru ibyo yakoze ni amakosa. Ariko twibuke ko YouTube channel ntabwo ari ibinyamakuru nk'uko bamugani ndongera mbavange, kuko ntabwo YouTube channel zigira chief editor, ntaba chief editor zigira, kuko ntekereza ko kira kiganiro cyakorewe kuri radio hagomba kuba chief editor cyangwa hari abasesenguzi ntibari kwemera ko kira gica kuri radio. Ari uko byavugiwe mu muhanda, yakaba yahostinzwe n'ingegera akavuga bugegera, ibingibi turaza kubyambura agaciro gutyo. Ariko ibyo uriya muntu yakoze, wa mugabo we Iva, wabidefanda uburyo abidefandamo, nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma umuntu witwa ngo ni umunyamakuru ushobora kujya kuri Tom Close akavuga ngo na Primus Guma Guma yahawe yarayibye. Aho ngo ni ukurengera, ni ugufata. Reka nze kumbwira ikintu kimwe, hari ikintu mujya mwirengagiza kaze nkibwira narangize kugira ngo ukomeze. Iyo rero wafunguye mic, sort mute your mic. Ndashaka kukubaza, mujya mwibuka ko abangaba ari abantu babize icyuya cyabo kugira ngo bagere kuri ibyo bigwi? Uremera ko Primus Guma Guma bafite ama award bahaye Tom Close amanitse muri saro ye, abana be bareba mu kanya buri munsi? Reka nkubaze ikintu kimwe, mbere yuko bagera bakavuga ku mazina yavunnye abantu, nubwo ndi kwivugisha gutya nigize shyashya kandi nanjye hari igihe njya nyerera nkabesura, urimo kumva? Reka nkubaze ikintu kimwe, Iva, uri umunyamakuru nonaha, urimo gukora umwuga w'itangazamakuru muri siporo, sibyo? Igihe kizagera dutora abanyamakuru bakoze neza cyane bahiga abandi, utorwe ufate igihembo. Ayo mazina ni ayahe yavunye abantu? Iva, uranyumva? Fungura mic yawe. Godfather. Aya masaha uri umunyamakuru, sibyo? Yego. Aya masaha igihe kizagera ukomeje gukora umwuga wawe n'ukora neza, igihe kizagera ujyara muri competition uba umuhanzi w'umwaka cyangwa umuhanzi wakoze neza wahize abandi cyangwa umunyamakuru, sorry. Siko bimeze? Yego. Ufite umuryango cyangwa uzagira umuryango nkuko Tom Close afite umuryango n'abana? Yego. Abana ba Tom Close niba kuri uyu munsi, urabizi? Yego. Sika nkubaze, iyo umuntu agiye hariya ari abizi neza ko abana ba Tom Close bashobora gufata remote bakajya kuri YouTube bakareba ibyo biganiro, sibyo? Yego. Hanyuma umuntu w'umunyamakuru, siko bimeze? Akagenda hari akavuga ngo Tom Close ngo ibihembo bya Primus Guma Guma yarabyibye, ntiyarabikwiye, ntabwo abideservinga. Umwana wa Tom Close yicaye yara muri sala ku icyo kiganiro akareba award ya Primus Guma Guma iri imbere hejuru ya televiziyo, umushenzi w'umunyamakuru akagenda akavuga ngo umwana akumva ko papa we ama award ari mu nzu amanitse muri salo ari hariya ko yabonye ayibya adakwiye. Ibyo bintu uwo munyamakuru abanza kubitekerezaho kabiri. Navuga Godfather, uretse gato kubwira ikintu kimwe rero nanatanga ubutumwa. Ibi ngibi ni ihohotera no gukora urugomo no gusuzugura no kwambura agaciro imvune z'abahanzi cyangwa gusuzugura imirimo yavunnye abantu. Turi kumwe? Kandi mutitaye ku ngaruka bishobora kugira kuri uyu muntu. Gufata umuntu ibintu byamuvunnye aya masaha, ibihembo, imvune z'uyu mugabo nibyo yavunikiye, biri hariya ama award amanitse muri saro ye, tuyatumureba iyo bamusuye nani. Uyu mugabo ni umuhanzi, ni icyamamare. Uzabona Tom Close umudamu yagize anniversaire cyangwa hari n'abahanzi bandi bamusuye, ujye ubibona. Kwa Tom Close muri sari we biramanitse, ujye ku ma YouTube urebe. Muri sari ya Tom Close harimo ama award, hanyuma Pumbafi kazi kavuga ngo ayo ma award yabonye mu buryo budakwiye. Abana be bazongera kuba proud y'ayo ma award amanitse hariya, hari umushenzi ushobora kugenda akavuga ngo na y'uburiganya. Ibi ngibi ntabwo muzi impact bishobora kugira ku muhanzi nk'uyu nguyu, ariko ibi ngibi ntabwo bikwiye. Ariko kuko mwe muvuga ni uburenganzira bwanyu gutanga ibitekerezo, ariko ibitekerezo muri gutanga ni ku izina ry'umuntu ryamuvunnye, ntunarebe n'ingaruka bishobora kumugiraho. Uyu munsi ni umuntu ufite abana n'umuryango, uwo muryango ibyo bintu bishobora kumvovinga abo bana bakagira complexe.
siko bimeze. Abo bana bararebye bafite baraza kubyibazaho, ntabwo abaje kureba izo ngaruka ukabyagira ukagenda ukavuga ayo magambo gutyo. Eske mwarebye ko umuntu yamaze ko umubyeyi afite abana kandi bari proud y'imvune yasi, mwarangiza mukaza ku mvune ifite benshi cyane bayiburamo ako gaciro, umuntu akazana akavuga ubugoryi. Godfather njye minota 2 irahagije kugira ngo nkusubize yimi, ndagusabye. Iva mbabarira mbanze nkubaze ikibazo. Reka manze tubize Godfather uyitumbaza mbabarira ndagusabye. Reba ibintu yavuze ni byinshi kamanze musubize. Sibyo? Godfather ikintu ngiye kugusubiza cyambere reka mera aho usoreje niho nyiri kwibuka neza. Kuba twavuga ngo Tom Close ni umuntu munini yakrititswe ku byo yatwaye, ese nibana be nibaza cyangwa iki byose bizafatwa gute? Hari ikintu kimwe tugomba kumenya, iyo ubaye umustar uba ugomba kwiyangajwa ko uri buvugwe either positive or negative. Icyo ni ikintu utazigera ukwepamo realite. Abantu bari ahangaha bagera kuri 214 badukurikiye, I'm very sure yuko niyo waba udakunda football uyisangamo. Igihembo cyitwa Ballon d'Or murakizi, gihabwa umukinnyi wahize abandi bose ku isi. Ballon d'Or Messi yatwaye Ballon d'Or zigera ku 8. Until now harimo 3 zigikritikwa yuko atarazikwiye. Hari ababyemera uko, hari abatabyemera uko bavuga ko yarazikwiye. Ubwo n'ubuzima umustar acamo. Dufite Rodri umwaka ushize atwara Ballon d'Or, bamwe baravuga ati yakaba ya Vinicius Junior, abandi ati nibi ya Rodri, bakabikritika kugera naho ikipe ya Real Madrid, ikipe ikomeye ku isi, ivuga ati twe nago tuzigera tuza muri ibyo birori kuko muratwibye. Iyi Ballon d'Or yari ikwiye Vinicius. Ibyo ni ibintu tubamo, dufatiye kuba big figure tuzi. Reka tugaruke iwacu mu Rwanda noneho, kuri kumbwira ngo turi gukritika ati umuntu ngo yakoze iki ngiki n'iki ngiki. Guys, abantu buri mu Rwanda indani muri gukurikirana media yacu muri kubona imeze gute? Si turi kubona bombe ziri kuva muri SK par exemple ziri kwataka zijya muri Fine FM bakritikana? Siko media y'u Rwanda yubatse. None Godfather uri kuza ugafata umunyamakuru nka Robin Ngabo, we wigenderaga agahura na Tycoon ari muri content akakubwira ati njyewe hano mfite amafoto y'abastar, agiye kuvuga ku bastar. Hari impamvu atazanye njyewe Iva ubu wicaye mu karere ka Huye. Uzi impamvu atanzanye? Sindi umustar wo dukeneye kumva avugaho, ni uwo mustar nyine ufite biriya bigwi kugira ngo bivuge biganirwe, kuko niko kamaro k'ibigwi. Iyo bikoze biba byarangiye, ikidusigaramo kidutemberamo nicyo ngicyo nyine tukabiganira, either positive or negative. None uhuye na Tycoon arakubajije ati dore ngaya amafoto arenga ngahe, vuga ikintu wumva kuri uno muntu. Godfather 1 aho hantu uri mu buzima buri normal, uri Ngabo Robin wemere noneho kuvuga ibyo ushaka, kuko n'umuntu kubajije arashaka kuvuga ibintu bitatuzi kuri uwo muntu, kuko ubaye utanamuzi ushobora guceceka. Ukavuga ati this guy man, abantu bibuka ikiganiro yavuze ibintu bitatu. Aravuga ati uno muntu niwe most overrated artist in Rwanda. Asobanura impamvu. Iyo ni impamvu yasobanuye wewe ku giti cye, nka Ndahiro uko ya nka Ngabo Robin ukari kubyumva ati njyewe numvaga atari umuhanzi mwiza, ariko kubera iyo discipline yagiraga, kubera wa mungana uburyo ari n'umuganga akaza kajya muri muzika akabasha kubibasha, bigatuma abantu bamukunda. Even no kuba Godfather yategura ino live tukayiganiraho tuvuga kuri Tom Close, nuko avuga ati no n'umuntu dukunda afite value, reka tuyimuhereze. Godfather nyine nsoza ikintu ndi gushaka kukubwira ni ikintu kimwe, Ngabo Robin ashobora kuba yavuze ibintu bitakiriwe neza mu matwi yanyu, bamwe muri mwebwe nimubikunde bitewe nuko nyine opinion zawe urumva atarakwiye kubivuga, ariko ugomba kumenya ko umuntu atekereza ukwe ku giti cye, kandi yari yemerewe ku expressinga his personal opinion. Niyo mpamvu iyo twubaka ibiganiro uko byaba bingana bwose, kibi cya showbiz kibi cya sport, ntago muzabona gikorwa n'umuntu umwe ngo kibi kiganiro cyiza. Byibuza pano ibaduo bakaba abanyamakuru 2 cyangwa bakaba 4. Uzi impamvu nuko baraba barenze umwe batumva ibintu kimwe, hanyuma nyine mu biganiro mukora iyo debate iboneke. We icyo yavuze nta nubwo expectingaga ko agiye gutanga ino content iri guhabwa, uyumvaga avuze tu I'm just understanding things like that, reka expressing mo message yanjye. Rero kubganje even nubwo mva nkuri no defense yose, Godfather nago ndi kudefanda mvuga ngo Tom Close ngo numuhanzi babwiye kuri icyo ngiye ndi kudefanda kugira ngo nyumve neza kuba Ngabo Robin yabivuga. Wa mungane nkuko wanabivuze ntabivugire no kuri radio, nkuko wajya kuri live hano ukavugiraho ibyo ushaka.
he is right in his way, mu buryo bwe. Uwo nguwo nuko ni gutya byumva. Rero Godfather nawe niba uri kumva gutyo ukumva yuko yamusuzuguye yamumenyereye, ariko Ngabo yagaruka ibyo yavuze akabisubiramo kubwira ati nje nakuze mwumva mufana na mbere yuko aba umunyamakuru. Ibyo bintu yabivuze ati na mbere yuko mba umunyamakuru, kuko Ngabo Robin nta nubwo afite imyaka myinshi. Ati na mbere yuko mba umunyamakuru naramwumvaga, naramukundaga, nkamwumva wenyine kuri radio bigatuma mukunda, ariko ntibyavugaga ko ari umuhanzi wa danje. Uzi impamvu muri runo Rwanda rwacu bashobora kukubwira umuntu ushaka kumukina indirimbo ya Bruce Melody akakubwira ati mvana imbere Bruce Melody, biriya n'ibiki abaririmba se, ukumva wenda yikundira Bruno Mars par exemple muri Amerika. Wenyine nuko ibye bimeze. Bashobora kumva radio zirwa zikina Bruce Melody, Kiss FM cyane niyo basererezaga ngo ikintu indirimbo kuva mu gitondo bukarinda bwira. Wowe ukumva nyine ikintu kiguhora mu matwi barakikurepetesha, ugomba kucyumva nyine ukakimenya, kuko kiguhora mu matwi kiragutemberamo. Icyo kintu nta kuntu utakimenya, ushobora no kujya koza nimba ari n'ibyombo ukisanga uri kukivugiriza. It's okay, ariko nyine ukuri na la verite guhari. Kuba Ngabo Robin ndi gusoza yabivuga kuriya akabyumva muri buriya buryo, akanasobanura impamvu abyumva kuriya. Sina namwumve nje muri langage yakoresheje asa nk'uba totally yataka Tom Close, ahubwo wari kuvuga ukuri kuko abyumva, kubera yuko mu gusoza yavuze ko itsinda muziho ari umuhanzi ufite discipline. Ikindi cya gatatu amuziho n'umuhanzi w'umuhanga ufite ubwenge, nayo baze kubura umuganga ukabifatanya na muzika. Ibyo binamaze kubikompara, je nahise understandinga yuko nago byari ukumwataka, ahubwo we niko yumvaga ibintu. Rero kubwanjye bazanatunga n'abandi mikoro, bazajya no kubandi muzumva ibigiye bitandukanye. Guti nyine ura blaming umuntu wa mungane atari no kuri radio ifite amategeko ngo ugenderaho ngo uvuga ibintu bivuge. Kwenja mbibona ari nk'igihe nsoze ntanga runo rugero tuvuge nk'Amavubi agiye gucyana Nigeria, twirengagije yuko Nigeria ifite ba Victor Osimhen, ifite banda abakinnyi bakomeye ku isi. Twe nituba turi gusesengura match y'Amavubi n'u Rwanda, nago nemere kwifata ngo nje kuri side mbwira abantu ko Nigeria izatsinda u Rwanda. Oya, njewe ndasa nk'uvuga nerekana ko Amavubi ari ikipe dukwiye kuza kureba match. Uwo ni umurongo radio yamaye, gendera muri uwo murongo dukora igisa nka mobilisation, turebe ko abanyarwanda baza kureba match, kuko nubaca intege ntago bari buza babwiye ko Nigeria izabatsinda. Ariko iyo usohotse kuri mikoro nawe urasabwa kuvuga ati zuye Nigeria twayica he, hera mwizamu rebe twebwe abacu bakira muri za Gicumbi. Soza rero kubwanjye Godfather is his personal opinion, ni gutya byumva, nkuko nanjye muri kano kanya kubyo Ngabo yavuze ndi kubyumva gutya bitandukanye nk'ibyawe. Tumi nanka yaciye amabere. Bakoze cyane Banyarwanda kazi Godfather nibwo numvisha umuntu ndusha umudomo uyu mutipa aravuga ataruhu. Banabyanditse kubera ko ni nge nyine ni nka version yanjye, kubera ko nk'umuntu ubuzi Tom Close Yego igihe aba yarahereye aririmba, contribution yagize umuziki ngira ngo buriya ni nawe wazanye The Ben. Yego uri kubyumva. So ari uruhare runini yaba yaragize. Ntago umuntu nkuriya kabone niyo waba wenda utamwemera cyangwa utemera ibyo akora, ari uburyo ugomba ari uburyo nyine ugomba kumwubaha kwa, kuko umuntu watwaye Guma ntago ari uko yari umuswa, kandi ngira ngo yitwaye mu bantu ba mbere. So rero hari byinshi yakoze, ahubwo wenda bitewe n'abantu imyaka tuba dufite hari igihe tugeraho, ariko nyine kubera ko umuntu aba atagikora ukumva ko nyine nta kintu yakoze. Ariko umuntu nk'uyu munyamakuru uje akaza agafata ibikorwa bya Tom Close kuko wenda adakunda imiririmbire cyangwa ko atakunda uko aririmba, akagenda agafata indangururamajwi, agafata umurizindaro, agafata ibikorwa bya Tom Close akabinetraliza cyangwa akabikubita hasi, ibi ngibi bisobanuye iki? Cyangwa umuntu yabwira utumwamo ngira ngo mwabyumvise nabi, ntago yanetralije ibikorwa bye, ahubwo we yagerageje kuvuga uko abyumva. Kandi buriya buri muntu wese ari nacyo n'abantu tugomba kwiga, buri muntu wese aba afite version ku muntu, kandi aba yemereye gutangaza icyo yavuze kibibaho nyine. Ubuwe niko abifata, ntabwo wajya kuvuga ngo yamwibasiye cyangwa yabishyize hasi cyangwa yabikubise hasi, ahubwo we yatanze uko abyumva, kandi uko yumva ibintu. Sukurira ibingibi sukurira umurigende. Oya, ntago ari ukumwurira kubera ko buriya uko yabivuze hari n'abandi bafite uko babyumva. Niyo mpamvu buri muntu wese natwe twicara tukavuga ngo nyamara Tom Close nubwo abantu bavuga yuko yakoze ibingibi, abandi bakavuga ko ntabyo yakoze,
njyewe ku giti cyanjye mubona nk'umuntu wakoze ibi ngibi. So rero nawe uko yabivuze, uko yatanze verisiyo ye nibwo buryo yabibonaga mwana, nibwo buryo yabibonaga, nta nubwo wanamutera amabuye pe. Ego ngo izo verisiyo ngo ajya kuzitanga mu mupira w'amaguru ndumiwe. Abantu mwese mushigikiye Tom Close mushyiremo imitima hano cyangwa mwandike mu ijambo Tom Close. Urumva reka nkubwire gufata nuko munatubwira Tom Close ninde numutubwire. Yego nuko usanga abantu babayifashe babigize personnel, ugasanga nyine babikomeje ariko nta kintu yavuze. Statement y'umunyamakuru warayumvishe? Narayumvise. Yavugaga ngo iki? Narayumvise yavuze ngo iki? Umva nkubwire. Urumva narindi muri ntuza narindi muri press conference. Pereza amasegonda makeya ntabwo biza kugutindira. Urumva we icyo yagerageje kuvuga, bamubajije kuri Tom Close avuga yuko abantu bamuhypinga cyane ariko ko we atari ko nyine abibona nyine. Nyine nubwo bavuga ko yabaye umuhanzi uko bagerageje kumuhypinga ariko nta kintu kizima yabonyemo, sibyo? Ibyo rero kuba umuntu yarabibonye gutyo ni nkuko nanjye hari umuhanzi ushaka kumbaza nkabikubwira ngo nanjye umuhanzi babona bamuhypinga nta kirimo. Hakaye n'undi nshaka kuza nanjye ebana nkamuhypinga abantu bakazaga kubwira ngo uyu muntu nta kirimo. So buriya rero buri muntu wese afite ukuntu areba ibintu, ntago ushobora kujya ngo ukubita umuntu cyangwa umuntu uvuge ngo yavuze ibintu bitari byo nyine uko abibona ubwo n'uruhande rwe. Niyo mpamvu namwe mwicaye muri kubivugaho natwe tukabivugaho n'abandi bakabivugaho, nuko nyine ahubwo byibuza wenda no kuba yabivuze gutyo ngira ngo ari n'akantu biba byamwongereye, yaba ari Tom Close yaba ari hari uburyo abantu bongera bagasubira mu bikorwa by'umuntu nyine bakareba koko nibwo uwo muntu yarakoze. Byabona nawe kantu sometime kaba gakenewe.